Haleluya. Yesu ashimwe. Igitondo cyiza kuri mwese. Icyumweru cyiza abo twerukanaga kwa gatanu muri overnight. Twagize amasengesho meza, ijoro ryari ryiza cyane. Ndizera ko hari icyo Umwami yakoze kandi buri umwe wese afite ubuhamya bw'ibyiza Imana yakoze mu buzima bwiwe. Iteka uko twegerana n'Imana, uko tuba mu bwiza bw'Imana, hari icyo Imana ikora ku buzima bwacu, hari aho Imana ituvana, hari n'aho Imana itugeza. Turizera ko hari ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze ku wa gatanu muri overnight. Rero twongeye kubaha ikaze, tumaze umwanya mwiza mu mwanya wo kuramya no guhimbaza. Mu kuri wari umwanya mwiza. Imana umugisha abaramyi bacu, abaririmbyi bacu, kuko badacogora kandi badacika intege. Imana mu ijuru ikomeze basiga amavuta. Namwe mwese mwahisemo gufatanya natwe mudukurikiye live online kuri YouTube, abari kuri Zoom, abari kuri izindi platform zacu, mwese mudukurikira aho muri hose. Imana mu ijuru baho umugisha kandi ubwiza bw'Imana bukomeze bane namwe. N'Imana ikomeze bagire neza kandi ikomeze ibiture ibyiza biva mu kuboko kwayo no mu mbaraga zayo no mu rukundo rwayo. Uyu munsi turaganira ijambo murimo murabibona kuri screen zanyu abadukurikiye kuri YouTube. Aho kuri screen zanyu murimo murabona titre cyangwa se theme ijambo tugiye kuganiraho, no kwishyura ikiguzi gikomeye cy'ejo hazaza. Haleluya. Niryo jambo tugiye kuganiraho muri kano kanya, kwishyura ikiguzi gikomeye cy'ejo hazaza. Kwemera kwishyura ikiguzi kiremereye, kwemera kwishyura ikiguzi gikomeye ariko kubw'ejo hazaza, kugira ngo ube umutsinzi, kugira ngo ujye ku rundi rwego. Haleluya. Inshuro nyinshi biratugora mu buzima gushobora kwishyura ikiguzi. Ikiguzi ni ikintu utanga cy'igiciro ku kindi kintu ukeneye. Ibintu byose muri iyi si ntago bigira igiciro kimwe. Iyi mikoro ndimo mvugiraho igiciro cyayo gitandukanye n'ikizingizi abaririmbyi barimo baririmbiraho. Zose zitwa mikoro ariko ntabwo igiciro cyazo ari kimwe. Ufite imyenda myinshi iwawe mu rugo, muri wardrobe, muri garderobe, ariko iyi myenda yose ubitse mu nzu yawe ntabwo inganya igiciro. Yose yitwa imyenda kandi yose urayambara ariko ntabwo inganya igiciro. Niyo mpamvu hari uwo wambara ugiye kuryama, niyo mpamvu hari uwo wambara ubyutse, niyo mpamvu hari uwo wambara ugiye mu gikoni guteka, niyo mpamvu hari uwo wambara usohotse ugiye gukora siporo, niyo mpamvu hari uwo wambara mu gihe izuba ari ryinshi, niyo mpamvu hari uwo wambara mu gihe hakonje, niyo mpamvu hari uwo wambara ugiye ku isoko guhaha, niyo mpamvu hari uwo wambara ugiye guhura n'umuntu ukomeye mu buzima bwawe, niyo mpamvu hari uwo wambara ugiye gusenga, hakaba uwo wambara ugiye mu isoko. Yose ntabwo inganya igiciro, naho uyijyana haratandukanye. Ibikoresho biri mu nzu yawe, Bibiliya iravuga ngo mu nzu y'inyumba ngo harimo ibikoresho byinshi, ngo ariko bimwe ngo ni iby'icyubahiro, ngo ibindi ngo ni iby'isoni nkeya. Ngo mu nzu y'inyumba ntabwo habamo ifeza n'izahabu gusa, ngo ahubwo habamo n'ibikoresho by'ibumba kandi habamo n'ibikoresho by'igiti cyangwa se bikozwe mu biti. Uko ni ukuri k'ubuzima tubayeho, kw'imibereho tubayeho.
mu nzu yawe ntabwo ibiri mu nzu yawe byose binganya igiciro. Amasahani ubitse mu kabati kawe yose ntabwo anganya igiciro. Ibikombe ubitse, amatasi n'ibirahuri unyweramo ntabwo byose binganya igiciro. Hari ibyo usohora mukoresha buri munsi, hari n'ibindi utegura ari uko haje abashyitsi, n'abatari abashyitsi basanzwe, ari abashyitsi bari mu rundi rwego. Imodoka zose zigenda mu muhanda ntabwo zinganya igiciro. Hari imodoka abapolisi mu muhanda bahagarika mu buryo bworoshye, hari n'indi bareba bakabanza gutekereza kabiri mbere yo kuzamura ikiganza ngo bayihagarike. Uko niko n'abantu muri iyi si ntabwo banganya agaciro. Hari uwinjira ahantu bose bagahaguruka, hari n'undi uhagera ntibamenye ko yanahageze, kuko igiciro cyabo ntabwo kingana. Hari abagendana n'abarinzi, hari n'abiryamiye ku muhanda, nta n'ubitaho, nta n'ubibuka n'izina ryabo. Hari n'abandi bagendana abesikoti impande zose. Igiciro cy'abantu, ikiguzi cy'abantu ntabwo kingana muri iyi si. Ibyo dukonsoma, ibyo duspendinga ntabwo bingana muri buno buzima. Bamwe muri twe batunzwe n'amadolari 100 ku kwezi, abandi amadolari 100 bayakoresha umunsi umwe. Muri expenses iwe amadolari 100 agenda mu minota 2, kuko kugira ngo ahaguruke ave mu rugo, imodoka aba yakije, igitorinywa, breakfast aba afashe, abamuherekeza, abamugenda imbere n'abamugenda inyuma, amadolari 100 akora mu munota umwe wonyine gusa. N'umunota ntushyika kugira ngo amadolari 100 abagiye. Budget yiwe yo ku kwezi nk'ibihumbi 50 by'amadolari akoresha. Budget yiwe yo ku kwezi akonsoma 50 by'amadolari, mu gihe hari abandi mu rugo rwabo kugira ngo ukwezi kurangire ibihumbi 5 by'amadolari babihise. Hari abandi bakoresha 1000, hari abandi bakoresha 500, hari n'udakwiza 100 by'amadolari. Hari n'abakonsoma 50 ku kwezi, $50 ku kwezi. Abazi ibyamugiyeho byose, ibyo yariye n'ibyo yanyweye naho yaryamye, ku kwezi ahagaze amadolari 50 niyo konsoma. So rero agaciro kacu ntabwo kangana muri iyi si, kuko price cyangwa se ikiguzi cy'umuntu ukirebera mu byo ashobora guspendinga ku munsi, ku cyumweru, ku kwezi, ku mwaka. Igihe batwigishaga economy baratubwiye ngo ushaka kureba ko economy yazamutse mu gihugu, ureba consumption z'abaturage bari mu gihugu ko zingana. Iyo consumption, consommation iyo iri hasi, economy biri hasi. Kuko ikizakubwira umuntu wese udafite amafaranga yibagirwa ibintu byose. Yabonye udufaranga atekereza akawunga n'ibishyimbo n'amakara. Yaba afite amazi n'amatara yo gucana, akaba agize imana zikaba yishyuye, ibyo biba birangiye.
ashima Imana agategereza ko ukwezi kurangira akazongera agatangira ubundi bushyashya ukwezi kurangira. Ariko umuntu ufite amafaranga y'amafaranga yaje ako kanya mutwe watangira ahita atangira kwirukanka ibintu byinshi, tutangira kwibuka inyama, agatangira kwibuka amafi, akibuka inkoko, akibuka amasukara, akibuka amasabune yo gukaraba, akibuka yo kumesa, akibuka amahomo, akibuka ibi nibi, akibuka ko weekend yageze, akibuka ko agomba kujya gusohoka no kujya kurya, agahita kumbura ka brushette, agakumbura agakoko kokeje, agakumbura ifi yo mu kabari. Y'amafaranga aje, ikintu cya mbere atangira kuguhamagarira ni ukuyaspendinga, no gutangira gukonsoma ibintu bihenze. So icyo gihe rero nibwo ubona umuntu atangiye kujya guhahira muri supermarket, inyama ziseye, izidaseye, izo mu mbavu, izimisoso, izivanze n'amagufwa, izigenje gute. Ibyo bihita bikwereka uburyo economy irimo kuzamuka. So iyo ubona rero abaturage batarimo baspending amafaranga, batarimo bahaha ibintu bitandukanye, batarimo bagura imyenda, batarimo bagura ibintu biri luxe, bagura amashonete, bagura amasaha, economy biri hasi. Ariko iyo economy yazamutse, utangira kwibuka ko ukeneye kwambara isaha ya zahabu, ukeneye kwambara ishati ya zahabu mu ijosi, ukeneye kwambara umwenda w'igiciro, ukeneye gusohoka, ukeneye kujya ku mazi, ukeneye gutembera. Ubundi rero n'ibirori bigahita bitangira mu rugo, ugahita wibuka iminsi y'ibirori utajyaga wibuka mu buzima bwawe, ugatangira kwibuka umunsi umwana wawe yavutseho, ukibuka wavutseho, ukibuka umugore yavutseho, ukibuka uwo mwahuriyeho, ugatangira gucelebrating umunsi wabatirijweho, umunsi abana bakomerejweho, umunsi aboneho amasakaramentu. Just ugatangira guhamagara abantu baza guteka no guhamagara inshuti, dufite umunsi mukuru mu rugo, umwana yabatijwe, umwana w'amasakaramentu, byagenze gutya na gutya. Ibirori bigatangira guhora mu nzu, abadije bakaza. Nuko Karundi wicaye umwaka urashana n'umuntu uje kumusura mu rugo, ndashaka kubereka uburyo ikiguzi cyangwa se buri kintu cyose gifite agaciro kacyo. No ku Mana ntabwo tunganya agaciro. I'm sorry for that, ariko reka tuvuge ko niko kuri. Koko Bibiliya ivuga ngo nzatanga ingabo 1000 zipfe ku bwawe. None se umuntu uri kuri level yuko Imana itanga ingabo 1000 n'umuntu uri kuri level ya zangabo zitangwa, urumva afite agaciro kangana imbere y'Imana? Ntabwo afite agaciro kangana imbere y'Imana. Umwe ari muri level, ari mu cyiciro cy'abantu Imana yiteguye gutanga bakagenda, ariko undi ari mu cyiciro cy'abantu Imana yiteguye gutangira abandi. Ntago value zacu zingana imbere y'Imana. Miriam na Aroni bavuga Mose, Imana imanuka irukankira zibwira Miriam na Aroni ati twumvikane, nimba ari umuhanuzi hagati muri mwebwe nzavugana nawe mu nzozi, ariko umugaragu wanjye Mose tuvugana uko umuntu avugana na mugenzi wiwe. Yesu ashimwe. Mose afite agaciro gahambaye imbere y'Imana kuruta Aroni na Miriam. Kandi Aroni na Miriam nabo ntago banganya agaciro, kubera ko Aroni ni umutambyi, Miriam ni umuririmbyi just uraho singa. Bakoze ikosa ringana bombi uko ari babiri, ariko nusoma ibiro urasanga hahanywe Miriam niwe wajugunywe inyuma y'ingando, aragenda aryama iminsi 8, ariko Aroni yarataga mu rugo rwiwe hagati mu bana be n'umugore wiwe n'umuryango we, yiryamira nta kibazo afite. Ariko Miriam yicaye inyuma y'ingando akubitwa n'umuyaga n'imibu, adashobora kugera naho abantu bari, yajugunywe. Kubera iki? Role ya Aroni niya Miriam imbere y'Imana ntabwo ari simwe. Miriam yicaye inyuma y'ingando nta gipfa nta gihomba, iminsi 8 atari mu ngando nta gipfa nta gihomba. Ariko Aroni ni umutambyi, namara iminsi 2 adahara adatanga ibitambo, biraza kugenda gute? Ihema ry'ibonaniro riraza kumera gute? Ibitambo biratangwa nande? Kubw'izo mpamvu ntabwo Imana ishobora kwemera ko Aroni agenda inyuma y'ingando.
baraza kwiyunga mu buryo bwihuse kugira ngo Aroni agaruka akomeze umurimo. Ariko Miriyamu n'ubundi yaririmbye rimwe gusa inyanja itukura bayambuka, burategereje kuzongera kuririmba binjira i Kanani, kandi bashobora kuzinjira i Kanani atakinariho. Nta murimo akora mu bwami bw'Imana umuvuganira watuma Imana yemera kuba hari ibyo yakwirengagiza. Nuko biri, ntago tunganya value, agaciro kacu, ikiguzi cyacu ntago kingana. Mu buzima busanzwe no mu buryo bw'umwuka no mu mibereho isanzwe. Hari umuntu igihugu mbere yuko gifunga gitekereza kabiri kugira ngo bazajye kumufunga. Aba yarenze umurongo wa wundi ubona ko kwihangana biragoye. Eko uzafata umuntu winjiza miliyoni y'amadolari mu gihugu buri kwezi, ibikorwa bye production ziwe biba bifite inyungu ya miliyoni y'amadolari ku kwezi. Ntushobora kunguka miliyoni y'amadolari ku kwezi udafite abakozi bari hejuru y'ibihumbi 5 bakora ijoro n'amanywa. Wibaza imisoro atanga. Uyu muntu kuvuga ngo yakubise umuntu, usibye ko biba binagoye kugira ngo agukubite ko namwahuriye, ariko bamufata bagenda bamuraze mu gashu nk'inzererezi zose, ntago bishoboka. Oya, ntago bikunda. Hari ibintu byinshi, hari amakosa wakora akakujyana muri gereza ukaryamamo imyaka 5, ariko we bakamuhamagara kuri telefone bakamuha warning, bakamubwira ati ibintu wakoze ntago ari byo n'urwego urimo biragayitse, ntuzabisubire. Ati I'm sorry, karakancitse ariko it's okay, ntago nzabyongera. Bikarangirira aho ngaho. Ariko we wabikora, ako kanya polisi n'amapingu bikakugeraho mu nkiko, muri prison, imyaka 5 ukayikatirwa ukagenda ukayicaramo. Mu gihundi niyo ugiye kurega, aho ureze uregeye ntafite n'ubushobozi bwo kuvugisha uriya muntu, ahamagara hejuru ye akabwira ati mbonye ikirego cy'umuntu witwa runaka mbigenze gute. Batirindira gato tubanze tubaze, bakajya muri rindira gato, telefone zikwanza zikazamuka kugeza igihe igera muri ofisi y'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ati bimeze gute? Hari kesi imeze gukana ivuga ku muntu runaka, none dushobora gukora iki? Ati it's okay, reka mbwire secretary wanjye muhamagara, cyangwa undi muntu bishinzwe akamuhamagara ati hari ibintu birimo bikuvugwa bimeze gukana byagenze gute, tanga ubusobanuro. Wa wundi wo hasi wakiri kirego yakubwiye atumva genda uzagaruke nyuma y'icyumweru. Ntago ikiguzi cy'abantu kingana muri isi. So rero uko ibintu bitanganya agaciro, uko bitanganya ikiguzi, niko bitanganya no gukomera. Uyu munsi turaganira ijambo rivuga ngo kwishyura ikiguzi cy'ejo hazaza. Iyo ubayeho mu buzima butishyura ikiguzi cy'ejo hazaza, ejo hazaza hagera udafite credit, ejo hazaza hagera nta kiraro gihari cyo kwambukiraho, ejo hazaza hagera udashobora kwafodinga umugambi w'Imana. Kugira ngo uzaba umuntu ufite ikintu ushobora kugeraho muri buno buzima, muri iyi mibereho,
bigusaba ko wemera kwishyura ikiguzi, kuko buri kintu cyose kibaho muri iyi si kigira ikiguzi cyacyo. uyu mwanya mpagaze imbere yanyu ndimo kubaganiriza, hari ikiguzi kirimo gitambuka. nawe kunkurikira no kunyumva hari ikiguzi bigusaba. iyo udashoboye kucyishyura ntushobora kunkurikira. iyo ntashoboye kwishyura ikiguzi gisabwa kugira ngo mpagarare imbere yanyu, sinshobora kuhahagarara. buri kintu cyose muri isi kigira cost yacyo, ntago wabihindura. ni ku isi twasanze yubatse, ni ko imeze, kandi niko tuzayisiga kugeza Yesu agarutse. Ijambo ry'Imana ravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwizera atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhora. urukundo rutishyura ikiguzi ntabwo ari urukundo rw'ukuri, ntabwo ari urukundo rwa nyarwo. iteka ikintu cyose ukunze kigira agaciro kacyo, kigira ikiguzi cyacyo. ntushobora gukunda Imana udashobora kwishyura ikiguzi cy'urukundo ukunda Imana, kuko n'Imana urukundo yagukunze yarwishyuriye ikiguzi. nimba udashobora gupaya price y'urukundo rwawe n'ubusabane rwawe n'Imana, urabeshya nta gukunda Imana. ntushobora gukunda mugenzi wawe udashobora kwishyura ikiguzi cy'urukundo. buri rukundo rwose muri ubu buzima rugira ikiguzi cyarwo. ntushobora kuvuga ko ukunda umwana udashobora kwishyura ikiguzi cy'umwana, ntabwo bishoboka. urukundo umubyeyi akunda umwana rujyana n'ikiguzi wishyura hejuru y'umwana. ntushobora kuvuga ko ukunze mugenzi wawe, ntibibaho. buri kintu cyose ukunda ukishyurira ikiguzi. buri muntu ukunda umwishyurira ikiguzi. nta giciro kiriho, nta rukundo ruriho. abantu bavuga ngo uyu munsi wa none ngo urukundo ngo rwabaye amafaranga, ngo rwabaye ikiguzi cy'ibintu runaka. ariko si uyu munsi, niko byahoze kuva kera. ahubwo ngira ngo uyu munsi wa none habayeho kubwizanya ukuri no gushyira ukuri ahagaragara. ariko buri rukundo rwose rugira ikiguzi cyarwo. iyo udashobora kwishyura agaciro k'urukundo ukunda ikintu, ntabwo ushobora kukibona, ntushobora kukigira mu buzima bwawe. hari byinshi dukunda ariko tudafite mu buzima bwacu. ubu si indege urayanga? ntabwo uyanga, urayikunda. ariko se kutayifite nuko udashobora kwishyura ikiguzi cyayo. sasa umuntu akubwira ngo nkunda Range Rover ariko agenda n'amaguru muri bisi. nkunda V8, nkunda salo nziza irimo intebe nziza, nkunda inzu yagutse, nkunda icyumba cyo hejuru, ariko aryama muri kave. arabikunda ariko ikiguzi cyabyo kiri hejuru, ntashobora kukigeraho. haleluya! Imana yacu ihabwa icyubahiro. dufite ibintu byinshi dukunda mu buzima bwacu. ukunda ko abana bawe bakwiga mu mashuri internationale. ninde mubyeyi wakwanga ko umwana we ajya kwiga mu ishuri internationale? nta n'umwe wabyanga, bose barabikunda. ariko ni bangahe bajyana abana babo? ni bake cyane bashobora kwishyura icyo kiguzi. buri rukundo rwose ukunda ikintu runaka muri ubu buzima rugira ikiguzi cyarwo.
urashobora kumbwira ko nkunda udashobora kwishyura price y'urukundo nkunda? Ntibishoboka. Urukundo rujyana n'ikiguzi, kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka. Kuko iki kiguzi kigira result, kigira result. Urukundo ukunda umwana rutuma umugurira pampa yo kwambara kugira ngo ataza kwiyonona, kugira ngo ataza kwiyanduza. Urukundo umukunda rutuma umugurira amata kugira ngo ejo atazagwara bwacya akagwingira. Urukundo umukunda rutuma umugurira imyambaro kugira ngo aticwa n'imbeho. Buri kiguzi cyose wishyura kubera urukundo kiba gikeneye result. Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana kugira ngo umwizera atarimburwa, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero ikintu cyose ukeneye muri ubu buzima, ahantu hose ushaka kugera, ahantu hose ushaka gukandagira, iyo udashobora kwishyura ikiguzi cyaho ntabwo ushobora kuhagera. Ibintu udashobora kwishyura ikiguzi ntushobora kubibona. Iyo turaye amajoro dusenga turi ku karago tuvuga, suko tuba tureka abandi baryamye, suko nta gitanda cyangwa nta mashuka bahari, ariko uko gusenga iryo joro uraye ni ikiguzi wishyura kubw'icyo ushaka kugeraho udafite imbaraga n'ubushobozi. Hallelujah. Yuzinduka mu gitondo buri munsi saa 11 ugenda ku kazi, suko utagama ngo usinzire, suko utakwicara mu rugo ngo urebe televiziyo nk'abandi, suko utaba mu nzu ngo nawe uryame ugenze gute, ariko usinduka buri munsi guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu, ugataha mu ijoro urushye unaniwe, ukaryama umeze nk'igiti, ukabyuswa na reve ibitotsi bidashize, ukongera ukazindukira mu muhanda ubyigana n'imba ya saa 11, utaha mu muyaga saa 11 za mu gitondo, utaha mu muyaga wa saa 1 z'ijoro. Ibyo ukabikora buri munsi kubera iki? Ugomba kwishyura icyo kiguzi kugira ngo abana ejo bazajye ku ishuri. Ugomba kwishyura icyo kiguzi kugira ngo umugore cyangwa umugabo ejo bazajye bazabeho. Ugomba kwishyura icyo kiguzi kugira ngo ejo utazajugunywa ugasorwa mu nzu ukajugunywa hanze. Price muri buno buzima. Abantu bashoboye kwishyura ikiguzi, bashoboye kubona ibyo abandi batabona, bashoboye kugera ku byo abandi batagera. Ibyo udafite, ibyo utabona uyu munsi wa none bijyanye n'ikiguzi wananiwe kwishyura ejo hashize. Nimba udashobora gupeya ntabwo ushobora kugeninga. Hallelujah. Ubu buzima tubayemo, iyi mibereho tubayemo idusaba iteka guhora tugira ikintu twishyura kugira ngo ejo tube dufite sekirite y'ejo, tube dufite umutekano w'ejo, haba mu buryo bw'umwuka, haba mu buryo bw'umubiri, haba mu buryo rusange. Hari ikiguzi tugomba kwishyura ku bw'ejo hazaza. Abantu bakomeye uyu munsi wa none, abantu bakomeye muri ubuzima bw'uyu munsi wa none, abantu rero ukabona bahambaye, ukabona ubifuje, ukabona bafite ibyo udafite, bemeye kwishyura ikiguzi ejo hashize wowe utishyuye. Ejo hashize hari icyo bihanganiye wowe utihanganiye, hari ibyo barekuye wowe utarekuye, hari ibyo babayemo wowe utabayemo, hari ibyo bakoze wowe utakoze, hari ibyo baciyemo wowe utaciyemo. Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none ayaba kwifuzwa. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma twihute. Reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro ibice 39. Turera ku murongo wa mbere. Biravuga ngo Yosefu amujyana muri Egiputa, Potifari umunyegiputa umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura
n'abishimayeli bamuzanyeyo, amugura n'abanyishimayeli bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yosefu, agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugirira ukuboko kwiza kucyo akoze cyose. Yosefu amugiriraho umugisha, aba ari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'icy'ibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Amugisha umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Abitsa Yosefu ibyo atunze byose. Mu byo amubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yosefu yari mwiza wese, afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu, aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntangenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo ntawurundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akajya abibwira Yosefu uko bukeye, ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we, aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we, arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga asohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye, arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro. Yanyegereye ngo aryamane nanjye, ntabarisha ijwi rirenga, maze yumvise nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Agumisha uwo mwenda iruhande rwe, ageza aho shebuja wa Yosefu yatahiye. Maze amubwira amagambo amwe nayo ati wa mugurano wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyiyegereje ngo ansuzugure. Nanjye nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Shebuja yumvise amagambo umugore we amubwiye ati uko niko umugurano wawe yanyiyegereje, uburakari bwe burakongezwa. Shebuja wa Yosefu aramujyana amushyira mu nzu y'imbohe, bakingiranamo imbohe z'umwami, aba muri iyo nzu y'imbohe. Ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu, amugirira neza, amuha kugirira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Uwo murinzi arindisha Yosefu imbohe zose zari muri ya nzu y'imbohe. Ibyo bakoreragamo byose niwe wabikoreshaga. Umurinzi w'inzu y'imbohe ntiyagiraga ikintu agenzura mu byo yamurindishije, kuko Uwiteka yari kumwe nawe, kandi ibyo yakoraga Uwiteka yamuhaga kubikoresha ukuboko kwiza. Imana ishimwe.
haleluya. Yosefu n'umwe mu basore cyangwa se mu bagabo cyangwa se mu bantu bemeye kwishyura ikiguzi gikomeye, bemeye gutanga igitambo gihambaye mu buzima bwabo ku bw'ejo hazaza, haleluya. Yemeye kwishyura ikiguzi cy'ejo hazaza, cyari ikiguzi kiremereye cyagombaga gukostinga ubuzima bwiwe. Yosefu yahawe amasezerano akiri umwana. Imana yamuganirije akiri mutoya, agira inzozi, agirirwa ubuntu bwo gusobanukirwa ejo hiwe hazaza. Benshi muri twe Imana yarabasuye, Imana yarabaganirije, Imana yabahishuriye ejo habo hazaza, ariko nta gaciro babihaye, babitesheje agaciro, ntago babyibuka. Ikintu kidufasha kwishyura ikiguzi cy'ejo hazaza ni amasezerano Imana isezerana n'ubuzima bwacu. Ikintu kidufasha kwishyura agaciro k'ikiguzi cy'ejo hazaza n'ibyo Imana yatuvuzeho by'ejo hazaza. Iyo wibuka neza ikintu Imana yavuganye nawe, iyo uhagaze mu isezerano, birakorohera kwemera kwishyura ikiguzi cyose uko cyaba kiremereye kose, kuko uzi ejo hawe hazaza yuko hakomeye kurenza uyu munsi wa none. Ariko benshi muri twe babonye amasezerano, bagize iyerekwa, babwirwa iby'ejo hazaza, ariko ntibakibyibuka, nta n'agaciro babiha, nta n'icyo bakora ngo barinde amasezerano yabo y'ejo hazaza. Imana yateguye ejo hawe hazaza, iranahakumenyesha, iranahakubwira. Ndakubwiza ukuri ngo umwanzi Satani nawe azi neza ejo hawe hazaza uko hameze. Umwanzi Satani nawe arazi yerekwa n'inzozi ufite z'ejo hazaza. Ikintu Satani akora cya mbere mu buzima bwawe ni ukukwibagiza umugambi Imana ku buzima bwawe ejo hazaza, ni ukukwibagiza inzozi zawe, ni ukukwibagiza iyerekwa ryawe. Umugabo witwa Esawu yarazi ejo hiwe hazaza. Nk'umwana w'imfura byamuhaga garanti yo kuzaba mukuru ejo hazaza, byamuhaga garanti yo kuzaragwa ubutunzi no kuzahabwa umugisha na se ejo hazaza. Ibyo Satani nawe yarabizi. Kugira ngo ariganye ubuzima bwa Esawu, yamutegeye ku nzara. Esawu arasonza, inzara y'umunota umwe, inzara y'umunsi umwe imwibagiza ejo hazaza, arahagurisha. Byamunaniye kwishyura ikiguzi cyo kwihangana no kuburara, ariko ngo agumane umurage w'ejo hazaza biramunanira, arabirekura. Ejo hiwe hazaza araharekura, arya ibishyimbo. Yesu ashimwe. Yaricaye arya ibishyimbo, arahaga, yumva ivutu. Ibyo bishyimbo sinzi ko byamazemo iminsi 2. Yarabiriye ararya, ariko mu gitondo abyuka ashonje. Ariko ejo hazaza abarahatanze, abarahatakaje. Kwisirika umukanda mu nda ngo yishyire ikiguzi cy'ejo hazaza byaramunaniye. Ariko uyu Yosefu yarasobanukiwe icyo Imana yamuvuzeho. Icyo Imana yavuze ku buzima bwa Yosefu cyahagurukije bene se, baramwanga urwango rwo kumwica kugeza naho bamugurisha.
bamurwanirije icyo Imana yamuremeye, bamurwanyiriza icyo Imana yamugize, ariko we ubwe ntigeze yirwanya. Uzareke mu buzima bwawe abandi bose barwanya umuhamagaro wawe, abandi bose barwanya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, abandi bose barwanya amasezerano y'Imana ku buzima bwawe, abandi bose bakuvuge nawe bakora ibyo bashaka, ariko wowe ntuzabe uwa mbere witera inkota yo kwirwanya ku cyo Imana yakuvuze. Ntuzabe uwa mbere wica umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Reka abandi bose barwane, reka abandi bose bakora uko bashaka, reka abandi bose bapanga imipango yo kukugira nabi no kuguhemukira, reka abandi bose bakora ibishoboka byose barwanye umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe, ariko wowe ntuzigere urekura, ntuzigere uba impamvu yo kuva mu mugambi w'Imana. Ntako bene se batagize ngo inzozi za Yosefu zipfe. Bakoze ibyo bari bashoboye byose kugira ngo bamwicire inzozi, bakoze ibyo bari bashoboye byose ngo bamunanize, bakoze ibyo bari bashoboye byose ngo bamukure mu buzima, ariko we yagumanye ibanga ryiwe, we yagumanye umuhamagaro wiwe, we yagumye acunze ejo hazaza. Ari mu rugo kwa Potifari ahabwa buri kimwe cyose. Satani aritegereza arareba, aravuga ngo nashatse kwica inzozi ze nkoresheje bene so, bakushugunye mu rwobo uranga uruvamo, barakugurisha uraza ugeze ahantu hakomeye, ariko ngiye gukora ibishoboka byose kugira ngo nkwambure ejo hazaza. Satani yinjira mu mugore wa Potifari amukundisha Yosefu. Si rwa rukundo rusanzwe. Hari igihe umuntu agukunda ukibaza ngo yagukunze, kumbe ni intumwa ya Satani ku buzima bwawe. Umuntu akakwirukaho, umuntu agatanga buri kimwe cyose, ukibaza ngo ni urukundo agukunda. Nta rukundo rurimo, ni intumwa y'abadayimoni. Satani arimo aramukoresha ngo yangize ejo hawe hazaza. Iyo udashoboye kwishyura ikiguzi cyo guhanganira ejo hawe hazaza, witiranye intumwa z'abadayimoni n'urukundo. Witiranye indyarya n'inshuti, witiranya abakwifuriza ibyiza n'abarimo kukugambanira, n'abarimo kugutata no kukumviriza, urabitiranya. Abantu baza mu buzima bwawe ari intasi, baza mu buzima bwawe baje kukugenzura, bashaka kureba intege nke zawe ngo bagusenye, warangiza ukibeshya ngo ufite inshuti. Muka Potifari akunda Yosefu, ariko ntirwari urukundo, wari umutego. Ariko Yosefu yari yaramaramaje kwishyura ikiguzi icyo ari cyo cyose mu buzima bwiwe, ariko akazagera ku nzozi ziwe. Yesu ashimwe. Arahagarara aravuga ngo uko byagenda uko ariko kose, ejo hanjye nzaharwanirira kandi nzishyura buri price yose. Nzishyura buri kiguzi cyose. Nyirabuja atangira kumutereta, amuha buri kimwe cyose akeneye, amutega utunyobwa twose dushoboka,
Yosefu akabireba akavuga ngo urusi urukundo, ahubwo ni icyobo cya kabiri kimeze nka cya kindi bene data banjugunyemo, ninibeshya nkaryamana n'uyu mugore ndabanguye muri kino cyobo. Kubera iki? Igihe cyose Potifari yari gusanga Yosefu aryamanye n'umugore we, yari umusirikare yitwazaga inkota, yari guhita amuca umutwe. Inzozi n'ubuzima n'imibereho byari kuba birangiriye aho ngaho. Rwari rwo rupfu rwiwe. Yari umukomanda urinda umwami, ukuri ingabo zirinda umwami. Yari yarahaye Yosefu ibintu byose. Yari umusirikare ukwana n'abiperereza. Yosefu yari kuryamana na muka Potifari rimwe, ntabwo byari kugarukira aho ngaho. Yari kubikora ubwa mbere afite ubwoba, ubwa kabiri akabikora ajugumira, ubwa gatatu ubwoba bukagabanuka gahoro, umugore akamenyera, noneho agahinduka umugabo mu rugo. Iteka uko umugabo agiye, Yosefu agahita yigira mu gitanda na nyirabuja. Byari kugera ahantu aho Yosefu atangira kumva ko nawe ari umugabo mu rugo. Byari kugera ahantu atacyumva shebuja nka shebuja, ahubwo amubona nka mugenzi we, bagatangira gusubizanya nka mugenzi we, agatangira kumusuzugura. Yamubwira akora ibi ngibi, yatagasanga ntiyabikoze. Ikindi, nta muntu ukundwa n'abantu bose. Aba bakozi bose yasanze mu rugo yasimbuye ku kazi, ayobora, bari kubona imibanire ya nyirabuja na Yosefu, bagatangira kubagenzura. Ubwabo umunsi umwe bari guhamagara shebuja bakamubwira ati ngwino wiruka uze urebe. Kubera iki? Bashaka kwikiza Yosefu. Iteka yuzamutse abanzi barazamuka. Iteka wari ikintu ugezeho abishyari baraboneka. Iteka wari ahantu ugeze abanzi baba baguhiga kugira ngo bakumanure bagushyire hasi. Ndakubwiza ukuri, Yosefu muri inzu nubwo ari hejuru, ariko arafitemo abanzi bamutega imitego igitondo n'umugoroba, bashaka kumuhebura yikubita hasi kugira ngo bamwishime hejuru. Uko ari gukomeza kumenyera kuryamana na nyirabuja, igitondo kimwe bari kwinjira mu cyumba, umwe mu bakozi bari aho ngaho agahita ahamagara shebuja, ngwino nkwereke. Akamuzana no mu gitanda Yosefu aryamanye na nyirabuja. Uwo munsi yari guhita acibwa umutwe. Ejo hiwe hazaza, inzozi ziwe na buri kimwe cyose bikarangirira aho ngaho. Urukundo rwa nyirabuja yamukundaga, Yosefu yari abizi neza. Ndi umugurano naraguzwe. Yari azi neza yuko naryamana n'uyu mugore azamuha ibyo ashaka byose mu nzu. Uretse n'ubundi yari abifite, ariko noneho yari kumuha buri kintu cyose akeneye kuko arimo aramukemura ikibazo cyiwe. Reka mbabwire story ntoya y'uyu mugore. Uyu mugore yari umugore mwiza cyane w'igikundiro, kuko abayobozi ntago bashakaga abagore babonetse abari bo bose. Yari umugore mwiza ufite uburanga ku rwego rwo hejuru. Potifari yari umwe mu basore barindaga umwami. Kera abagabo barindaga ibwami,
abajepe b'ibwami barabakonaga bakabambura ubugabo kugira ngo batazigera bifuza umwamikazi cyangwa abana b'umwamikazi, kuko babaga bashinzwe kurinda umwamikazi, babaga bashinzwe kurinda umwami n'urugo rwe n'inzu yiwe n'abana be n'umugore wiwe. Rero kugira ngo batazasambanya umwamikazi, kugira ngo batazaryamana n'abakobwa b'ibwami b'umwami kandi aribo bashinzwe kubarinda, barabakonaga. Iyo barangizaga kubakona babagaho ari abarinzi gusa batifuza umugore, hanyuma bakora akazi ko kurinda umwami n'urugo rw'umwami, nta kindi. Potifari akundwa n'umwami bitewe n'ukuntu yakoraga akazi kiwe ka sekirite neza, bitewe n'ukuntu yarindaga umutekano w'umwami n'ibintu by'ibwami neza. Umwami aramukunda, aramuzamura, noneho amupoitinga kuba umuyobozi w'abasirikare bose barinda ibwami. Ariko hariho amapozisiyo mu gihugu udashobora gufata udafite umugore. Niyo mpamvu Yosefu igihe bamuvanaga muri prison bamuhinduye premier ministre, uwo munsi bahise bahamagara umutambyi, bahita bafata umukobwa w'umutambyi uzwi mu gihugu ukomeye cyane, baramuzana bahita bamushyingira Yosefu iryo joro. Yosefu yavuye muri prison ahinduka ministri, akorerwa ubukwe uwo munsi, kuko ntiyashoboraga kuba ministri adafite umugore. Niko byari bimeze. Rero igihe bapotingaga Potifari kuba umukuru w'ingabo zirinda umwami, iyo position ntiyashoboraga kwigeraho adafite umugore, kandi ni inkone. Uko niko bagiye bafata umukobwa mwiza, baramuzana, baramumushyingira kugira ngo akunde abone iyi position, kuko ni position agomba kubaho afite umugore. Uyu mugore rero ni bya bindi wiruka ariko utazi yuge, ukabona ibintu bishashagirana ukirukanka ngo ni zahabu. Umuryango wabonye generali urinda umwami aje gusaba ati tubonye umukwe, tubonye umugabo. Umukobwa ati ngize agaciro kadasanzwe, mbonye umugabo uhambaye w'amafaranga w'ikibero w'amapeti. Kandi amaze kwinjira ageze ibwami, ageze muri uru rugo, nawe yarindwaga n'abasirikare barinda umwami. Ntiyari afite ubwinyagamburiro bwo ku kiburyo cyangwa ibumoso. Yinjiye mu nzu, ahageze asangana umugore w'ivaze, asangana umugore w'umuteguro wo gusohokana nawe mu birori, wo kugendana kuri public. Ariko mu rugo, mu buzima bw'umugabo n'umugore, umugabo ni inkone. Kandi umugore ahantu yageze iteka asohoka afite abarinzi, kandi aba barinzi nabo ni inkone, kuko aba bagabo bagombaga kurinda aba bagore b'abategetsi bose, bagombaga kuba ari inkone kugira ngo batazabasambanya. Niko byari bimeze, niko byari biteguye. Rero abarinzi bose yagendanaga n'abamurindaga nabo bari bameze nka shebuja. Igihe rero Yosefu yinjiraga muri uru rugo, niwe wari umugabo wenyine ururimo. Uyu mugore rero yagize Imana, abona umugabo umwegereye umuje iruhande, abona umugabo umuje iruhande, kuko abandi bose bari aho ngaho ni inkone kimwe n'umugabo wiwe. Avuga ati uko biri nuko bimeze, noneho wamusonga na cya kibazo narimbanye nacyo, ubu basi ngiye kugikira. Potifari we yarazi ko atabya, yarazi ko atabikora. Yosefu yari kubikora n'uyu mugore, mu gitondo akamutera inda, umugore bukabyuka twite. Abarinzi baraho bose ni inkone, nta numwe uryamana n'umugore. Yosefu rero yabyaye mu rugo rw'abandi. Mwibaze ibyari kuba.
byasabaga yuko Yosefu atekereza ku nzozi ziwe hanyuma akemera kwishyura ikiguzi. Byasabaga ko bitekerezaho akemera kwishyura ikiguzi cyo kugira ngo azagere ku nzozi ziwe. Uyu mugore aramwinginga, ngira ngo yanamubwije no kuramubwira akababaro kiwe, ariko ndatekereza ingaruka ziri inyuma y'ibi bintu. Areba ahantu ari, abona ko bidashoboka. Undi yamwerekaga ko za nzozi yifuje mu buzima bwiwe agiye kuzigeraho. Uyu mugore bivuze ngo Yosefu nawe ugiye guhita asimbura umugabo agahita umugabo. Nta nubwo ko ari ukuryamana ngo birangire umwe atahunda atahe, umwe akomeza ubuzima undi akomeza ubuzima bwiwe. Oya, kandi wibuke ko kera iyo bakuguraga wabaga uri umugurano, uri umucakara, wabaga mu rugo imyaka 50. Umucakara wabaga mu rugo ukora nta bihembo uhembwa igihe kingana n'imyaka 50. Imyaka 50 irangiye nibwo bakurekuraga ugahitamo kuguma mu rugo, ukaguma utakiri imbata, ufite uburenganzira bwo kuba nk'abandi cyangwa se bwo kugenda, cyangwa se ugahitamo gutaha. Ariko imyaka 50 itarashira ntiwavaga aho ngaho. Uwagurwaga afite imyaka 10, igihe cyo kuboka kwe cyageraga afite imyaka 60. Uwagurwaga afite imyaka 15, 20, ubu batabwiye bwarangiraga afite imyaka 70. Hari umusaza nta kintu kimwe gishoboye gukora. Yosefu rero mu gitondo ntari bubyuke ngo asohoke agende. Oya, yaraguzwe, afite kwa muri rugo igihe kingana n'imyaka 50. Imyaka 50 azayimara ari igikoresho cy'uyu mugore. Mwibaze rero ibintu bizaba mu myaka 50. Umugore yabonye umugabo mu nzu, bari kujya birirwa muri ibyo guhera mu gitondo kugeza ku mugoroba, bukaba ari bwo buzima bwabo, ejo bakazageraho bakanabyara. Bamaze gutwita no kubyara bari kugenda bose bakabamanika. Ari umugore bakamumanika, ari Yosefu bakamumanika. Icyo Yosefu yakoze ntiyakishije ubuzima bwiwe gusa, yakije n'ubuzima bw'uyu mugore. Yesu ashimwe. Iyo wemera kwishyura ikiguzi cy'umunsi wa none ku bw'ejo hazaza, ntabwo ukiza ubuzima bwawe gusa, ho gukiza n'ubuzima bw'abandi. Kuko iyo ugeze mu mwanya ugomba kugeramo, abufasha n'abuzamura n'abubera incungu baba ari benshi cyane. Yosefu ntiyakijije ubuzima bwe n'uyu mugore gusa, ahubwo yakije n'ubuzima bwa se na bene se bose. Kuko Yosefu aza gupfa, bene se na se bari kuzicwa n'inzara. Yosefu ntiyakijije ubuzima bwa se na bene se gusa, ahubwo yakijije inzu ya Potifari yose yari arimo. Kuko mu myaka iri imbere inzara yari igiye kuza ikabakubita bose bagapfa bakarangira. Ntiyakijije inzu ya Potifari wamuhaye icyizere wenyine gusa, ahubwo yakijije igihugu cyose cya Egiputa. Kuko mu myaka 7 igiye gukurikiraho inzara igiye kuza ikica igihugu cyose kikarangira. Iyo wemeye kwishyura ikiguzi cy'umunsi wa none, ukiza byinshi ejo hazaza. Haleluya. Yosefu areba umugore wa Potifari, atekereza ko byanze bikunze uyu mugore wamushatse umaze igihe umukurikirana kandi babana muzu kandi ari nyirabuja, mu gihe cyose atamuha icyo ashaka azatangira kumugira nabi no kumuhemukira. Ashobora no kumwicisha, ashobora no kumufungisha, ashobora no kumugambanira, ashobora no kumuroga. Byari byinshi byashoboraga kuba kuri Yosefu kubera kwanga kuryamana n'uyu mugore. Yari abizi neza ko kwanga kuryamana n'uyu mugore araza kuba akiranutse imbere y'Imana n'imbere ya shebuja, ariko uyu mugore ntari buze kumurokoka kuko ntafite imbaraga zo kumugirira nabi mu gihe atamukoreye ibyo ashaka. Yosefu yari hagati, yarahagaze ku rudodo hejuru y'inyanja. Icyo yagombaga guhitamo cyose
cyagombaga kumugirira nabi. Kuryamana n'umugore biramugirira nabi, kwanga kuryamana nawe nabyo biramugirira nabi. Yisanze ahantu ari hagati mu kibazo, nta muryango wo gucika icyo kibazo uhari. Ariko hari amahitamo abiri. Guhitamo kwa mbere ni ukwemera kugirwaho ingaruka n'ibyo umugore ari bumukorere mu gihe amwangiye, cyangwa se ni ukwakira ingaruka z'ibyo umugabo ari bumugirire mu gihe amwemereye, kuko byose byari bifite consequence. Ingaruka zari ziri kuri buri guhitamo kose. Ariko iteka mu buzima ikintu gikomeye cyishyurwa ikiguzi gikomeye. Nabwiye ngo muri overnight ye Friday ababembe bane bari bicaye ku irembo, amahitamo yari imbere yabo yose yarafite ingaruka. Uguhitamo kwa mbere kwari uko kuguma ku irembo bakahapfira n'inzara. Uguhitamo kwa kabiri kwari uko kwinjira mu murwa naho hari inzara bakajya gupfana n'abari mu murwa bose. Uguhitamo kwa gatatu kwari ugusanga abasiriya aho bari bafite ibyo kurya bashobora kurya, ariko nibo babateje ya nzara kandi n'ingabo kandi barabanga baraza kubica. Ariko barica bafata ukuguhitamo gutatu bagushyira ku meza imbere yabo, baravuga ngo byose ni ugupfa na gupfa, reka tugende tujye gupfira hari ibyo kurya. Yesu ashimwe. Kuko hano kuri irembo kuhaguma ni urupfu, mu mudugudu imbere ni urupfu, abasiriya bari ni urupfu. Ariko iyo tugenzuye mu murwa hari urupfu nta byo kurya bihari, hano ku irembo hari urupfu nta byo kurya bihari, mu basiriya hari urupfu ariko hari ibyo kurya. Bivuze ngo nitudapfa turaza kurya, nidupfa ni ugupfa na gupfa, ariko niturokoka turaza kubona ibyo kurya. Kubw'izo mpamvu reka tugende twiteze ko turi bupfe, nitudapfa turarya. Haleluya. Iteka mu buzima ntuzaba muri ubuzima utagize choice, ntibibaho. Ubu buzima bushingiye ku guhitamo, wabishaka utabishaka, wabyemera utabyemera. Ejo hazaza hashingiye ku guhitamo k'uyu munsi wa none. Uhitamo neza ejo heza haba heza, uhitamo nabi ejo haba habi. Choice mu biganza byabo. Yosefu arabyitegereza arabireba, abona iki kiguzi kirakomeye, ashyira ku munzani, arangije aravuga ngo it's okay, ngiye guhitamo kugirirwa nabi n'uyu mugore ho kugira ngo ngirirwe nabi na databuja, kuko hose ni ukugira nabi pe, ariko reka mpitemo kimwe. Nemeye ibyo uyu mugore agiye gukora, kuko ndabizi simurokoka, ndabizi simuva mu nzara. Ndabizi igihe Yosefu yasigaga umwambaro we inyuma, yarazi neza ko ari ikimenyetso ntakuka, ari intwaro, ari inkota ityaye y'amujyi abiri asize mu biganza by'umugore wa Potifari. Yarabizi neza ko iyi kanzu ni inkota yo guca umutwe Yosefu amusigiye mu biganza. Ibyo yarabizi neza, yabishaka atabishaka, yabyemera atabyemera, inkota isigaye mu biganza byiwe kandi araza kwikoresha mu kumurwanya. Ibisigaye ni ukwemera izo ngaruka, ariko yibukaga isezerano ry'Imana ku buzima bwiwe. Yosefu yemera kwishyura iki kiguzi kiremereye, asigaye ikanzu mu biganza by'umugore wa Potifari, ariruka. Haleluya. Ariruka.
ariruka aramusiga. Potifari arataha ku mugoroba, asanga ikanzu iri mu biganza, umugore ahimba ibinyoma. Abarebye filime ya Yosefu, Potifari afata inkota akajya kuri Yosefu. Yosefu nta busobanuro bwinshi atanga, aramubwira unama nguca umutwe kubw'icyo wakoze. Yosefu arunama, Potifari agafata inkota akayizamura. Igihe Yosefu ategereje ko umutwe ugwa hasi, Potifari akisubira, arayimanura, agakontorora umujinya, akabisubiza mu rwubati, agahita amutwara muri gereza. Yosefu yemera kwishyura ikiguzi cyo kujya kuryama muri gereza, yemera kwishyura ikiguzi cyo kujya muri prison, ariko arimo arwanira ejo hiwe hazaza. Avuga ngo aho kugira ngo ntakaze ejo hanjye hazaza, ndemera nge muri prison bamfunge. Yishyura ikiguzi cyo kujya gufungwa, aragenda ajya muri prison aryamamo. Bibiliya iravuze ngo Imana iramanuka imusanga muri prison ibana nawe. Iyo wemeye kwishyura ikiguzi cy'ukuri, iyo wemeye kwishyura agaciro, Imana irururuka ikabana nawe. Imana iramanuka igahagarana nawe. Ikiguzi Yosefu yishyuye igitondo kimwe nicyo cyamuhindukiye kuba premier ministre. Iyo atemera kwishyura ikiguzi, reka tuvuge ngo yari kuryamana muka Potifari, bikaguma ari nibanga ntibimenyekane, ariko ubuzima bwe bwose bwari kurangira ari umucakara. Nta kintu na kimwe cyari kumuhora ubucakara kuko yari yaguzwe. Yari kuzamara imyaka 50 mu rugo kwa Potifari, aryamana n'umugore wa Potifari, wendada bakabikontorora ntibimenyekane, bikaguma mu ibanga, bakibanira, ariko imyaka 50 yari gushira ari imbohe mu rugo kwa Potifari, ari umucakara. Ariko ikiguzi yemeye kwishyura cyo kujya muri prison, icyambere cyamubohoye umugozi w'ubucakara. Igihe bamutwaraga muri prison, umugozi w'ubucakara wari uri ku buzima bwiwe wari ucitse. Haleluya! Ibyo kuba imbata imyaka 50 byari bicitse. Iteka ribazo biza mu buzima bwawe, ariko ku rundi ruhande bizanye igisubizo. Hari ibintu Imana yemera ko biza mu buzima bwawe, ariko ku rundi ruhande bizanye igisubizo. Hari ibintu bibabaje, biremereye, bikomeye, Imana yemera ko biza, ariko hari igisubizo ku rundi ruhande. Umugozi w'ububata uracika, yinjira muri prison, aharyama imyaka 3. Imyaka 3 irangiye, Imana iramanuka imusangayo, imusohora muri prison, n'umugozi wa prison uracika, ahinduka ministry, ahinduka premier ministry. Farao aravuga ngo muri iki gihugu cya Egiputa, intebe yanjye yonyine gusa nizakuruta. Bivuze ngo Potifari n'urugo rwiwe bari anda ya Yosefu. Rwa rugo yavuyemo ari umucakara. Igitondo kimwe umugore wa Potifari yisanze agomba kuza gusaba Yosefu imbabazi, ntazagira inzigo ngo yirukana umugabo wiwe cyangwa se abahemukire. Ejo hazaza hawe harakomeye niwemera kwishyura ikiguzi usabwa kwishyura umunsi wa none. Niwemera gukora ibyo Imana iguhamagarira gukora, niwita ku masezerano n'umugambi Imana ku buzima bwawe, niwemera gukora ikintu gihambaye umunsi wa none, niwemera kwitangira ejo hawe hazaza, intebe y'icyubahiro iragutegereje. Imana mwishuri baho umugisha. Reka dusenga Imana. Mbere ko dusenga, reka gusabe wowe dukurikiye cyangwa urimo kurikira ino jambo, dutange icya 10 n'amaturo.
iyo nimero irimo gutambuka ngo kuri screen yawe. Uri Bugande, uri mu Rwanda, uri Burundi, uri muri Kenya, wakoresha nimero mu gihugu urimo ugatanga icya 10 n'amaturo. Abari mu bindi bihugu n'indi migabane mwakoresha nimero muri Kenya, mukoresha kuri Western Union cyangwa kuri MoneyGram cyangwa se kuri World Limit, wakoresha nimero muri Kenya ugatanga ituro ryawe ryo gushyigikira no kubaka ubwami bw'Imana. Reka tubasengere kubwo gukorera Imana, tubasengere kubwo kubimbuto mu bwami bw'Imana, hanyuma dusengera n'iri jambo turangiza amaterano y'uyu munsi. Data mu izina rya Yesu Kristo, turasenga abana bawe mwami badukurikiye, turasengeye mwami umuntu wese mwami wumvise ijambo ryawe, turasengeye data umuntu wese urambuye ikiganza cyiwe agatanga ituro data ryo gushyigikira uyu murimo ryo kubaka ubwami bwawe, bose batanze icya 10, abo bose mwami bibuka yuko data ibyo bafite ari wowe bibaha, babikora mu biganza byawe. Ndakwinginze ngo ukuboko kwawe n'imbaraga zawe bimanuke hejuru y'ubuzima bwabo, baho umugisha wawe, ubagire neza, ubacira inzira, uhane indyanye, uhane kagungu, uhane buri kintu cyose kibi kirwana n'amaboko yabo, kirwana umugisha wabo. Baho umugisha Mana mu byo bakora byose, ubagire neza. Umugisha abantu bose bakurikira ijambo n'abazarikurikira uyu munsi cyangwa mu kindi gihe kizaza, reka data ubashoboze kwishyura ikiguzi cy'ejo hazaza kugira ngo ejo hazaza ubwoko bwawe hazabe heza. Wewe washoboje Joseph kwishyura ikiguzi cyari gikomeye cyane, ariko agaciro yishyuye kamuhesheje kuba ukomeye mu gihe cy'imbere, yabaye minisitiri w'igihugu cya Egiputa. Ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, deka ukuboko kwawe, deka imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe n'ububasha bwawe mwami bibe hejuru ya buri wese. Umugisha abo twabanye muri amateraniro, umugisha buri muntu wese mwamabaye mu bwiza bwawe. Urakoze, komeze uha umugisha abantu bose badukurikirana kuri uyu muyoboro, kandi ukomeze ugire neza abo tubana bose uko bukeye n'uko bwije, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze ku imbere y'Imana, mugire icyumweru cyiza. Bye bye.